Reka nkwifurize kugira ibihe byiza ukomeza kubana natwe aha ngaha kuri Gicumbi News Online, hanyuma kandi abari kuri YouTube, abari kuri Facebook, abari kuri X, abari kuri Gicumbi News /ca/rawa, twiza komeze neza. Hanyuma aha ngaha tugiye kureba uko abanyarwanda binjiye mu gusoza umwaka wa 2024 bakinjira mu mwaka wa 2025 mu gihugu hose. Tugiye kureba uburyo gahunda zimeze. Hanyuma ni Mustafa Mwayikazi, cyo kiganiro cya mbere gitambutse 2025 tariki ya mbere Mutarama. Twizera ko abo twabanye 2024 abo twabanye bakanadufasha kugira ngo ubu ngubu natwe tube turi mu bitangazamakuru bikomeye muri kino gihugu. Twizera ko kabisa mwarakoze cyane. Uyu mwaka nawo reka twizeye ko tuzabana namwe uyu mwaka guhera mu kwezi gutaha aha ngaha kuri Gicumbi News Online TV. Gahunda zawe zimeze neza cyane, muzamudukurikirana no mutureba amaso ku maso, bizaba bimeze neza rwose. Twizera ko ibintu azaba ari uburyo. Hanyuma Bizimana Desire aradufasha kugira ngo gahunda zikomeze kugenda za fresh. Nizera ko nyine akamesaje kakavuye iwa bukuru. Mu kanya wasanga bari natwe hari ukuntu tuza kugenda twizihiza uyu munsi mukuru wa bonane. Kuba wizihiza muri rusange n'abavutse kuri iyi tariki ya mbere kwa mbere, twizera ko rwose ibintu bikomeza kugenda biba fresh. Hanyuma mu gihe rero mu ijoro ryo kuri wa 31 Ukuboza hari abanyarwanda nyine bahitamo kwishimana n'imiryango yabo cyangwa se abakunzi babo, bakaba ariyo mahitamo yabo yo kujyana imiryango yabo mu nsengero, abandi bakajya guhishima Imana. Rero muri rusange byagiye bigaragara hirya no hino mu gihugu ko noneho abavandimwe bari babukereye aho kuri wa tariki ya 31 Ukuboza 2024, aho twagendaga tunyura mu bice bitandukanye mu mujyi wa Kigali ndetse yewe no mu ntara zitandukanye. Twasangaga amafoto ari kugaragaza uko byari byifashe ndetse yewe n'amashusho, ubona ko abakristo bari bagiye gushima Imana, abandi bagiye gukora icyo bita kurasa umwaka. Hanyuma icyo bamenya nuko ari Episkopi wa Kigali yitwa Antoine Cardinal Kambanda, yewe igitaramo cya misa cyabereye kuri Saint Michel, ariko bimeze aho yasomye evanjiri igaruka ku nkuru y'ababembe. Rero muri rusange dusanga muri Bibiliya iboneka muri Luka ibice 17 kugira 17 11 kugera 19, ivuga Yesu Kristo ko yakijije abagabo 10 bari barwaye bibembe, ari kumwe muri bo nyine wari umusamariya agaruka gushima Imana. Hanyuma kandi yavuze ko abakristo ko bakwiye gushima Imana nyine bakanazirikana uko babanye nabo n'Imana mu mwaka wose. Akavuga ko rero nyine abari ibihe bigoye ko bagomba gushima Imana. Akaba ari umwepiskopi wa Kigali Antoine Cardinal Kambanda. Ati turashima Imana ko yabanye natwe muri uyu mwaka, ariko tukanayiragiza n'imiryango yacu. Umwaka wa 2025 umwaka rero witwa uw'impurirane za yubiri, rero irimo imyaka 125. Ubutumwa bwiza bugeze i Kigali. Hanyuma mu Kristo usengera rero muri Saint Michel witwa Imana Bonaventure, yavuze ko Imana nyine ngo yamunyujije muri byinshi bigoye 2024, ariko akaba yaje kongera kwisaba ko nyine yamwigaragariza muri 2025. Hanyuma nk'uwitwa Ishimwe Emefiance we yavuze ko umwaka wa 2024 nyine ngo Imana yamugendeye rwose, hanyuma akaba ibyo yifuzaga byose yaraje kubigeraho. Akavuga ati uyu munsi naje hano gushima Imana, nanayisaba imigisha kumfasha ko rero yamfashe mu bikorwa byanjye n'akomeza kumfasha. Intego zanjye ni ukuzamura urwego mu byo nkora, kwiteza imbere kandi nyine mbifashijwemo n'Imana. Niyo mpamvu naje hano gushima Imana. Mu zindi nsengero rero icyo wamenya nk'umukristo muri paruwasi ya EPR Kiyovu bitwira dufashe Zayi, nawe yavuze ko nyine ngo afite umwana rero kuri ubu ngubu nyine ngo rwose ngo amubereye mwiza ngo kuko yakozemo ubukwe. Hanyuma nk'umukristo mu itorero rya ADEPR mu Rwanda, reka yuwe yavuze iki, dore ko itorero rya ADEPR mu Rwanda
bakoreye igitaramo cyo kwinjiza umwaka mushya wa 2025 asanzwe bateranira hirya no hino ku rwego rw'igihugu. Igitaramo kikaba cyabereye ku Gisozi mu itorero rya Ntora, ari naho umushumba w'itorero yatangirije rero ubu anatanga ubutumwa nyine bwinjiza abakirisitu bo muri ADEPR muri uyu mwaka wa 2025. Hanyuma umushumba mukuru wa ADEPR yitwa Ndayizeye Isayi yashimiye abakirisitu umuhate bakomeje kugaragaza guteza imbere umurimo w'Imana. Hanyuma tuve muri ADEPR tujye muri Zion Temple Celebration turi uburyo bimeze. Rero abakirisitu bari babukereye mu gitaramo cyari giteganyijwe hariya rero aho bita igiko hariya katurebe igitaramo cyabaye rwose mu rukera rwo kuri uyu wa mbere. Zion Temple byari bimeze bite rero? Aho abanyarwanda ngo bari bagiye nabo babukereye bakaba bari bagiye kabisa gushima Imana. Urabona ko mu gihugu hose nyine ibintu byari biryoshye mu madini atandukanye, yewe no mu nsengero zigiye zitandukanye, ariko no mu bindi bice nko mu bice birimo muzike nka za Gicumbi, ahangaha hari Soshomura twari twanabigarutseho ku munsi w'ejo. Soshomura yaje gutaramira abanyabyumba dore ko anavuka hano i Gicumbi. Hanyuma kuri Nyirangarama Mico the best yarariyo, ukabona ko rwose byari ibintu by'ibicika cyane. Nko kuri Nyirangarama abantu benshi cyane bari bageze nko mu 2500 hafi 3 gutyo, bakaba bari babukerero bari baje hariya kabisa kwishimana n'imiryango. Yewe nabonaga niyo nka abana bato cyane b'imyaka 5, 7 kugera ku basaza b'imyaka nka 70 nababonaga rwose hariya kuri Nyirangarama. Dore ko nanjye naje kuhagera mu ijoro, hanyuma nza kubona rwose byari ibintu biryoshye cyane. Nyamuneka ubwo ngubwo uko bimeze rero, ubwo nawe niba utangiye umwaka mushya wa 2025, reka twizere ko uyu mwaka uzakubera mwiza, umwaka uzakubere wo kubona ibyiza gusa, kandi Imana izakugirire neza. Nyabuneka nahoze mbona hari abanyeshuri bagendaga bashima Imana bati warakoze Mana. Nkabona abandi bari kuvuga bati ubukwe bwagenze neza. So wabonaga ko rwose ibintu byari bicika. Urumva ko rero umuntu aba agomba no gushima Imana. Natwe ahangaha nka Gicumbi nize dushima Imana ko mwabanye natwe, kandi twizera ko tuzabana no mu mwaka wa 2025, kugira ngo gahunda zizakomeze kugenda zirushaho kuba nziza cyane muri rusange. Hanyuma ikindi kandi nababwira nuko ba bantu bahoze badusaba ati mwagiye mukora live, tugiye kujya rwose dutambuka live, hanyuma mujye munatubona kuko muravuga muti Mustafa ntabwo tumuzi. Rero mugiye kujya mutubona, uretse ko njye muranze danjye mujya mumbona kenshi cyane. Ubwo nkaba Maniriho Emmanuel ba Evariste Nsengimana mu minsi mike rwose na ba Diane muzajya mubabona neza cyane. Twizere ko tuzakomeza kugenda tubana muri rusange, kandi twizere ko rugira komeza kwafasha. Ariko sinagenda ntababwiye nko mu gihugu cya Tanzania. Mu gihugu cya Tanzania naho baje guturitsa ibishashi rwose binjira mu mwaka mushya wa 2025. Nta mashusho ndimo ngenda mbona, nabonaga byari bicika naho hari za Dar es Salaam. Urumva ko rebero kabisa ku isi hose abantu bari bagiye bishimye banameze neza muri rusange. Akaruko nguko bimeze. Hanyuma reka nkwifuze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubarinda, ikomeze kubana natwe kuri Gicumbi News Online.